Karibu ku isengesho ribohora official, twinjire mu mwanya mwiza wo gusenga. Niba utarakora subscribe uyikore, ntusengane natwe utarakora subscribe. Kuko mu by'ukuri uyu ni umugisha w'isengesho rigira icyo rimarira ababa bamaze kuba umwe natwe. Ijambo rivuga ngo babiri bari mu isi nibahuza umutima wo kugira icyo basaba. Rero iyo utarakanda subscribe bishatse kuvuga yuko wowe utari umwe natwe, uradupinga, uraduhinyura. Rero niba udupinga ukaduhinyura, ntabwo iri sengesho ryagira icyo rikumarira. Rifite icyo ryagira icyo rikumarira igihe duhuje umutima. Niba rero duhuje mu mwuka ukabona umwana w'Imana, kanda subscribe, kanda sabone, hanyuma twinjire mu mwuka wo gusenga. Isengesho tugiye gusenga rero ni isengesho rihamagara imbaraga z'Imana, ni isengesho rihamagara ubwenge bw'Imana butubashisha kunesha imyuka y'ubupfumu n'uburozi n'ibiturwanya byose. Ntabwo wabasha kunesha Satani cyangwa abarozi n'abapfumu n'abakonikoni utari umunyamwuka. Biragusaba kugira ngo ube umunyamwuka ariko wambara imbaraga z'umwuka. Biragusaba kugira ngo ube umunyamwuka wambaye imbaraga z'umwuka. Ijambo rero tugiye gusengeramo ni ijambo tubona mu byakozwe n'intumwa igice cyaho cya mbere. Ibyakozwe n'intumwa mu gice cyaho cya mbere, hanyuma duhamagare imbaraga z'ubumana zimanukire umwuka wawe, zimanukire wowe w'ubugingo, zimanukire wowe w'umwuka. Izo mbaraga nizimara kumanukira wowe w'umwuka, zirakubashisha kunesha iby'ubupfumu n'ubukonikoni bwose n'ibindi byose uzi bikurwanya. Ntabwo warwana n'ibintu utazi, niyo mpamvu ari ngombwa gusaba ubwenge bw'ubumana n'imbaraga z'ubumana. Ubwenge buzakubashisha kumenya ibyo urwana nabyo, nibumara kukubashisha kumenya ibyo urwana nabyo, noneho rero nuhabwa imbaraga ubashe gutsinda ibyo bikurwanya. Noneho rero sasa tugiye kugira gute gusengera muri iki cyanditso cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya mbere kuva ku murongo waho wa 7 n'uwa 8. Handitse ngo, arabasubiza ati, si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa ibihe data yagennye n'ubutware bwe wenyine. Icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzabagabo wo kumpamya Yerusalemu n'Uyuda yose ni Samariya no kugeza ku mpera y'isi. Iryo ni ijambo tugiye gusengera muri icyo cyanditso ngo icyakora muzahabwa imbaraga nshya umwuka wera nabamanukira. Iki ni icyanditso tugiye gusengeramo kugira ngo Imana ikumanurire imbaraga mu gihe nk'iki. Isuka imbaraga mu bugingo bwawe, isuka imbaraga muri wowe zikubashisha kunesha ibyo byakurwanyaga mu izina ry'Yesu. Imbaraga zikubashisha kunesha ubwo bupfumu, ubwo burozi n'ibindi byose utongerwa mu isi y'umwuka, cyangwa se imbaraga zikubashisha kunesha ibyo byose uzi bikuzengereje bikubuza umutekano. Tugiye gusenga Imana. Tegura umutima wawe, tegura umutima wawe, tegura ubugingo bwawe neza, tegura intekerezo zawe, kuko isengesho ripasinga cyangwa rigira icyo rimara mu isi y'umwuka. Ni isengesho ry'umuntu ufite umutima utuje kandi uri hamwe. Umva uko umuririmbyi araririmba ngo, umutima uzatuza, umucyo uzaba mwinshi niba dukurikiye inzira y'amasengesho. Ni ukuvuga ngo rero iyo dukurikiye inzira y'amasengesho tugasenga nk'uko bikwiye, Imana imanura umucyo mu buzima bwacu. Yamanura umucyo mu buzima bwacu, hanyuma igatangira gukorera muri twebwe. Ndagira nkubwire ngo ni Imana ikorera muri twebwe, ni Imana igomba gukorera muri wowe, ni Imana igomba gukorera muri njye. Nk'uko Satani akorera mu murozi agakorera mu mukozi we, niko n'Imana ikorera mu muntu wayo. Ubwo rero kugira ngo ikorere muri wowe, nuko imbaraga zayo zigomba kururukira ubugingo bwawe, zikururukira umwuka wawe.
ndagira ngo rero isengesho tugiye gukora ni isengesho rihamagara imbaraga. Ijambo riravuze ngo icyakora muzahabwa imbaraga nshya umwuka wera nabamanukira. Muzahabwa imbaraga umwuka wera nagira gute? Nabamanukira. Noneho ngo muzaba abagabo bo kumpamya uhereye Yudaya kugeza Samariya hose. Ikindi cyanditswe tugiye gusengeramo ni icyanditswe tubona mu Bacamanza igice cya 16 umurongo wa 28, ngo nuko Samson atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze, nyibuka ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Iryo jambo uraryumvise. Uyu ni Samson atakambira Uwiteka aravuga ati, Uwiteka Mana ndakwinginze, nyibuka ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa Mana, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya. Ndayakubwira ngo ukeneye imbaraga zibasha gutuma wihorera kuri abo bapfumu n'abarozi n'abakonikoni bakurwanya. Ukeneye imbaraga zagufasha gutsinda iyo myuka mibi y'abadayimoni. Ukeneye imbaraga zibasha gutsinda iyo myuka y'uburozi. Ukeneye imbaraga zibasha kwivuna kuri iyo myuka igusunikamo indwara ikakuboha. Ukeneye imbaraga. Uyu Samsoni amaze kukogoshwa, amaze gutoborwa n'amaso n'Abafilisitiya, uburyo bari bamuhemukiye, bamwangije, bamukubise, bari kumukoresha uburetwa, bari kumukiniraho kumubyimba, atakambira Uwiteka, Uwiteka Mana yanjye ndakwinginze. Atakambira Uwiteka ngo ndakwinginze mpimbaraga aka kanya gusa, kugira ngo mporere amaso yanjye yombi Abafilisitiya batoboye. Ako kanya akimara gusaba Imana imbaraga, umva icyabayeho. Ngo Samson ahera ko afata inkingi zombi zo hagati ziteze inzu, arazegamira, ukuboko kw'iburyo gufata imwe n'ukw'imoso gufata iyindi. Samson aravuga ati, mpfane n'Abafilisitiya. Aritugatuga n'imbaraga ze zose, arashikuza inzu, iridukira abo batware b'abantu bose barimo bose. Nuko abo Samson yiciye mu ipfa rye bari benshi barutaga abo yishe mu minsi yose yo kubaho kwe. Imbaraga zamanukiye Samson zari imbaraga zidasanzwe. Ni imbaraga ngo zabashije kwica abo yishe kuruta abo yishe atarapfa. Nshuti mukundwa muri Kristo Yesu, tugiye guhamagara imbaraga z'Imana zimanukira ubugingo bwawe. Imbaraga zo kwivuna abo bapfumu, imbaraga zo kwivuna abo barozi, imbaraga zo kwivuna abo bagushika, imbaraga zo kwivuna abo bakuzinze, imbaraga zo kwivuna abo bakohereza amahembe, imbaraga zo kwivuna abo bakohereza ibitega, imbaraga zo kwivuna abo bakohera, abo baguhubika, baguteza ibihubiko, abo bagutega imitego, abo bahiga ubugingo bwawe babugenza, abo batemera kusinzira, abo batemera kuryama. Tugiye guhamagara imbaraga z'Imana. Imbaraga z'Imana rero kugira ngo zimanukire ubugingo bwawe, nuko uba ufite umutima wejejwe, nuko uba ufite umutima utunganye, nuko uba ufite umutima utunganiye Imana. Rero reka tubanze duhangire mu isengesho ritunganye umutima wawe. Vuga uti, Uwiteka umuremyi w'ijuru n'isi, ciye bugufi imbere y'amaso yawe. Ni wowe wandemye unzana muri uyu mubiri. Ndaje imbere yawe. Handitswe yuko ijuru ari intebe yawe, isi ari intebe y'ibirenge byawe. Ciye bugufi munsi y'intebe y'ibirenge byawe, pfukamishije amavi y'umutima wanjye, pfukamishije amavi y'umutima wanjye. Ciye bugufi nsaba imbabazi z'amakosa yanjye yose n'amafuti yanjye yose. Uwiteka, muri aka kanya urubanza rw'ibyaha rundiho, urw'amafuti, amafuti yanjye, amakosa yanjye, mu byo mvuga, mu byo nkora, mu byo ntekereza, mu byo ngambirira, byose bitari byiza, bibabaza umutima wawe. Uwiteka mbabarira, Uwiteka mbabarira, nkuraho urubanza. Jambo ryawe rivuga yuko utinda kurakara, wuzuye kugira neza kwinshi, kandi Mwami wirengagiza ibyaha byose twakoreye mu bujiji. Uyu munsi uhagira umutima wanjye, uhagize amaraso ya Yesu Kristo. Uhagira ubugingo bwanjye Uwiteka, ubwo uhagize amaraso ya Yesu Kristo.
uhageze akanwa kanjye, uko uhagize amaraso Yesu Kristo, uhagira imyumvire yanjye, uhagira njye wese kwa jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka, tsibanganyaho ibyaha, tsibanganyaho ibicumuro, nyambura umwambaro w'ibizinga uwo nari nambaye umunsi imbere y'amaso yawe, uyu munsi wunkuremo, nyambika umwambaro wera utagira ikizinga, mu izina rya Yesu Kristo umwana w'Imana ihoraho. Yesu ngwino, Yesu Kristo ngwino, Yesu Kristo ngwino, ngutegure umutima wanjye, ngwino winjiremo, ngutegure ubugingo bwanjye, ngwino ubwinjiremo, nguhaye umutima Yesu Kristo umanukemo, emera uturemo, emera uture mu bwenge bwanjye, emera uture mu bitekerezo byanjye, ngwino wime ingoma mu bitekerezo byanjye, ngwino wime ingoma mu mutima wanjye, ngwino wime ingoma mu myumvire yanjye. Yesu Kristo ngwino, Yesu Kristo ngwino, Yesu Kristo ngwino, Yesu Kristo ngwino, wime ingoma mu maraso yanjye, mu nyama n'amagufwa, mu mitsi yanjye. Yesu Kristo ngwino, ngwino winjire mu bugingo n'ibyumba byose bigize ubugingo, ntugire na kimwe usiga utinjiyemo. Mwami ubugingo bwose ndabuguhaye bwo muri nge, ngwino ubukore mu isuku, ngwino ubuturemo, ngewe umwuka ndakwihaye, ngwino unyinjiremo, ngwino mbemo, ngewe umubiri ndakwihaye. Urakoze Mwami, urakoze Mwami. Ngaho Mwami Yesu Kristo manukana muri nge n'imbaraga zawe, umanura imbaraga zawe, manura imbaraga za muri nge, uhareze imbaraga za muri nge, uhareze imbaraga n'ubumana bwawe Uwiteka bwururuke muri ngewe, ubumana butsinda imbaraga z'ubupfumu, imbaraga z'uburozi, nta mbaraga, imbaraga zinesha, imbaraga zitsinda ibindwanya byose, nk'ubwenge bunesha ubwenge bw'isi, nk'ubwenge bunesha ubwenge bw'abadayimoni, nk'ubwenge bunesha ubwenge bw'abarozi, katika jina la Yesu umpe n'imbaraga zinesha imbaraga z'uburozi mu izina rya Yesu Kristo. Handitswe yuko nzahabwa imbaraga nshya, Mwuka wera namanukira aka kanya Uwiteka, mpimbaraga nshya, mpimbaraga nshya Mwami, mbashe kwivuna, mbashe kunesha abanzi banje, ari bo babisha banje, mpimbaraga nshya, mbashe gutsinda imyuka indwanya, imizimu indwanya, abarozi bandwanya, ibidafite inyama n'umubiri ndetse n'amaraso, ibindoranye ntabirora, mpimbaraga zibitsinda, mpimbaraga zibitsinda Uwiteka, mpimbaraga zitsinda ibindora bindwanya nge ntabirora mu izina rya Yesu Kristo, mpimbaraga zitsinda ibinzi nge ntabizi, katika jina la Yesu Kristo wapfuye akazuka, kandi umubwenge bwo gusobanukirwa, bwo kumenya isi y'umwuka n'imikorere yayo. Uwiteka nyungura ubwenge, Uwiteka nyungura ubwenge, data twese nyungura ubwenge, ubwenge bumesha kunesha, ubwenge bumesha gutsinda Satani n'ingabo ze. Mana nyiri ingabo, mu bumenyi bumuhagije bwo kunesha Satani n'abakozi be mu izina rya Yesu Kristo wabambwe gapfa kazuka, ngwino uhindura akanwa kanjye gahinduka ukundi kuntu, amagambo yanjye yo mu kanwa kanjye yahindura umuriro. Handitswe yuko amagambo yo mu kanwa kanjye uzahindura umuriro, hanyuma ababisha banjye ukabahindura inkwi, maze umuriro w'amagambo yanjye ukabatwika. Uyu munsi mpimbaraga, hindura amagambo yanjye mu kanwa kanjye uyahindura umuriro mu izina rya Yesu Kristo. Nanjye ubwanjye mpindura uwundi muntu katika jina la Yesu, w'abarozi batamenyera, w'abadayimoni batamenyera, w'imbaraga zikuzimu zitamenyera, katika jina la Yesu wabambwe gapfa kazuka. Uri Imana itanezezwa no gutsindwa kwanjye no kunanirwa kwanjye, katika jina la Yesu, ahubwo unezezwa no gutinesha kwanjye no gutsinda kwanjye, kuko handitswe yuko ukwizera wese Yesu Kristo atsindishirizwa mu bintu byose. Manura imbaraga muri nge zinsi
bigutsindishiriza mu buzima bwose, mu mibereho yose, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo, mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana ndazihamagaye, imbaraga z'Umwuka Wera ngwino muri njyewe, imbaraga z'Umwuka Wera ngwino muri njyewe, imbaraga z'Umwuka Wera vayo mu bugingo bwanjye, imbaraga z'Umwuka Wera vayo mu mutima wanjye, imbaraga z'Umwuka Wera ubwenge bw'Imana byururukire muri njyewe, ubushobozi bw'ijuru bumanukire muri njyewe, mavuta y'ijuru antembeho, ubudahangarwa bumbane bwinshi mu izina rya Yesu Kristo wabambwe agapfa akazuka. Data ndakwinginze nk'uko Samusoni yakwinginze bwa nyuma ukamuha imbaraga zo kwivuna abanzi be, zo kwivuna ababisha be, nanjye ndi imbere yawe nsabye imbaraga zampesha kunesha imizi imwe mu miryango, nsabye imbaraga zampesha kunesha amajini, nsabye imbaraga zampesha kunesha ubupfumu bwose n'uburozi bwose, imbaraga zinesha imyuka y'abanshika, imbaraga zitsinda imyuka y'ibihoherano, imyuka y'imitongero n'imivumo y'ubwoko bwose, katika jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu. Manura imbaraga, manura imbaraga, nakira imbaraga, nakira imbaraga mu mutima wanjye, nakira imbaraga mu gishingo bwanjye, nakira imbaraga mu mwuka wanjye, nakira ubwenge bw'Imana katika jina la Yesu. Bari baraboshe ubwenge mwami katika jina la Yesu, ngo ubwenge bwanje butabasha kwaguka, butabasha kugwira, ndavumiza imbaraga, ndavumiza imbaraga zari zaraboshe ubwenge bwanjye mu izina rya Yesu Kristo. Yewe wamurozi we wari umaze kubaho ubwenge bwanjye kugira ngo ntamenya, kugira ngo ntasobanukirwa, ndakuvuma mu izina rya Yesu Kristo. Uwiteka ijambo ryawe rivuga yuko mu minsi imperuka ubwenge bwa benshi buzagwira. Ndagusaba kugira ngo uzugwize ubwenge bwanjye mu by'umwuka, uzugwize ubwenge bwanjye bumpesha gutsinda, bumpesha kunesha ibindwanya byose, ibimpiga byose. Uwiteka ngwiriza ubwenge, Mana nkuru ngwiriza ubwenge katika jina la Yesu. Wikwemera yuko ubwenge bwanje busigara inyuma ku by'umwuka, dore ni kenshi ubwenge bwanjye bwasigaye inyuma ku by'umwuka, bituma abadayimoni bamvogera, bituma imyuka mibi imvogera. Ariko rero umunsi wa none Uwiteka we nyungura ubwenge kabiri imbaraga. Urakoze mwami, nizeye kunyumvise kumpaye imbaraga, nizeye kunyumvise kumpaye imbaraga zo kunesha. Saba imbaraga rero, komeza usenge, ni wowe uzi bikurwanya, ni wowe uzi bikunesha, ni wowe uzi byakunaniye. Saba imbaraga zo gushobora ibyo byakunaniye, saba imbaraga zo gutsinda ibyo ubona bigutsinda, saba imbaraga zo gukora ibirenze ibyo wakoraga, saba imbaraga zigufasha gutsinda iyo myuka mu miryango iwanyu, saba imbaraga zigufasha kunesha za karande ziwanyu, saba imbaraga zigufasha kunesha ibyo byaha byakwizingiyeho, ibyo byaha byakwiboheyeho bitakuvaho. Murozi yakubohesheje kamere yanze gucika, saba imbaraga zo kugira ngo iyo kamere gucikeho, iyo kamere kuveho. Saba imbaraga zo kugira ngo ubashe kunesha ibyo bigenda mu mubiri wawe, saba imbaraga zo kugira ngo ubashe gutsinda ubwo burwayi, ubwimure buve mu mubiri wawe mu izina rya Yesu Kristo. Saba imbaraga, saba imbaraga, hamagara imbaraga, hamagara imbaraga. Ijambo ryavuze ngo muzahabwa imbaraga Mwuka Wera namanuka. Ukeneye Umwuka w'Imana kwamanukira ubuzima bwawe, ukeneye Umwuka w'Imana ko yuzura akanwa kawe, yuzura umutima wawe, yuzura amatwi yawe, yuzura amaso yawe. Ngaho saba Umwuka w'Imana kumanukira ubuzima bwawe. Uti Mwuka Wera manuka, Mwuka Wera manuka, Mwuka Wera manukira umutima wanjye, Mwuka Wera manukira ubwenge bwanjye, Mwuka Wera ngwino, Mwuka Wera ngwino, Mwuka Wera ngwino, Mwuka Wera vayo, Mwuka Wera ngwino. Uzura ubugingo bwanjye, uzura umwuka wanjye, uzura njye wese. Zopetese kiria holi ya pata sakra baba, leyumoreze kiria pata sakra baba. Ndatura ngo Umwuka w'Imana akuzura no masaha mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo Umwuka w'Imana yambara ubugingo bwawe mu izina rya Yesu Kristo. Ndatura ngo Umwuka w'Imana yambara akanwa kawe. Zopetese kiria holi la pata sakra baba, leyumoreze kiria pata sakra baba, leyumoreze kiria pata
atasakara baba mwuka wera manukira umutima w'uyu musore mwuka wera manukira umutima w'uyu mukobwa mwuka wera manukira umutima w'uyu musore mwuka wera manukira umutima w'uyu mama mwuka wera manukira umutima w'uyu papa kwa jina la Yesu mwambika imbaraga zo kunesha ibihe yacagamo mwambika imbaraga zo kunesha ibimurwanya mwambika imbaraga zo kunesha ibimuhinyuza kwa jina la Yesu kandi ahabwe n'ubwenge buhagije urakoze mwami guhaye amashimwe guhaye icyubahiro k'uyu muntu muhaye imbaraga k'uyu muntu mwujuje umwuka wawe iri sengesho rero ujye uhora urusenga buri munsi wemfite imbaraga z'Imana wemfite umwuka w'Imana ngaho rero komeza usenge nanone komeza usenge saba imbaraga zidasanzwe saba imbaraga zirutiza abapfumu saba imbaraga zirutiza abakonikoni saba imbaraga zirutiza abakurwanya saba imbaraga zirutiza abaguhiga Mana manura imbaraga zirutizurwanya y'unguyo Mana manura imbaraga ziri hejuru y'ibindwanya Mana manura imbaraga ziri hejuru y'impinyuza Mana manura imbaraga ziri hejuru y'ibinshakisha zina rya Yesu Kristo manura imbaraga zica inzingo manura imbaraga zica iminyururu y'abarozi manura imbaraga zica indwara z'abarozi manura imbaraga zizura abapfuye muri nge manura imbaraga zizura abapfuye manura imbaraga zikiza indwara z'ubwoko bwose manura imbaraga zirukana abadayimoni b'ubwoko bwose zina rya Yesu Kristo nakiriye imbaraga urakoze mwami ko nge bwanjye nakira imbaraga reka naba bacira imbaraga acira imbaraga zo kubohora mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zo gucira mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zikuvana mu maboko y'umupfumu wari ugufite mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zigukura kuri ibyo bicaniro wabarezwagaho izina rya Yesu Kristo buri gicaniro cyose wari uriho ndatura ngo acira imbaraga zo kukiva mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zigukura kuri icyo gisasiro maze igihe kirekire mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zikuvana muri ubwo burwayi mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zigukura muri ibyo bibazo mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zigutandukanya n'iyo nyatsi mu izina rya Yesu Kristo acira imbaraga zinguka mu izina rya Yesu urwo ruzingo rw'inda bakuzinze ndaruca mu izina rya Yesu Kristo we bazinze kugira ngo utabyara urwo ruzingo ndaruca mu izina rya Yesu Kristo we bazinze kugira ngo udashaka urwo ruzingo rwo kudashaka ndaruca ku buzima bwa mu izina rya Yesu Kristo bagapfa kazuka we babohesheje umwuka wa paralize iyo paralize bakoze kuva kera ndayisenya mu izina rya Yesu Kristo we barogeye mu nzoka we barogeye mu igi we barogeye mu izina rya Yesu Kristo mu maraso y'inkoko ndakurogora mu izina rya Yesu Kristo ndakwatura kubohoka mu mbaraga mpawe nanjye mu isengesho ndakwatura kubohoka kano kanya izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka ndakwatura kubohoka kano kanya izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka izo nyabingi zikuboshye zikurekure mu izina rya Yesu yewe nyabingi rekure uyu muntu mu izina rya Yesu Kristo yewe wamurozi we watotezaga uyu muntu yemwe mwabarozi mwe mwatotezaga abana b'Imana mwatotezaga abantu bari ku isengesho ribohora official mugende muri w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo muri w'Imana batwike mu izina rya Yesu Kristo ndaturanga muri w'Imana batwike mu izina rya Yesu mbere yanyu nihinduye umwana w'inkuba kuko iteka yampinduye umwana w'inkuba mpindura inkuba imbere yanyu ndi inkuba ndabakubise mu izina rya Yesu Kristo murekura aba bantu babohoke murekura abantu babe bazima kwa jina la Yesu watsinze urupfu n'ikuzimu murekura ukuboko k'uyu muntu murekura ukuguru k'uyu muntu murekura iyo nda mu izina rya Yesu Kristo apfuye akazuka natwe kubohoka kwa buri wese wari uri hano ku isengesho ribohora ni mu mbaraga amaraso Yesu Kristo bisabye twizeye amen Imana amahoro igumugisha ngaho wizerere muri iryo sengesho umwuka wera yamanutse imbaraga za wasabye wazihawe kuko ijambo riravuga ngo musabe muzahabwa iyo usabye ugihita wizera ko uhawe tubonye Samusoni asaba ngo Mana ndakwingize mpimbaraga mporere abafilisitiya amaso yanjye akimara kuvuga ayo magambo yahise yiyegereza za nkingi aritugatuga aragira gutarazishikuza kuko we yahise yizera ko imbaraga zihawe nawe rero uhite wizera ko hawe imbaraga numara kwakira izo mbaraga wowe noneho niba ukiyumvamo umwuka wo gusenga ukomeze gusenga utangire kwivuna ibyo byose byakurwanyaga Imana iguhumugisha Imana ikugire neza kandi subscribe rero wowe wari uri kumwe natwe muri iri sengesho ntugende utayikoze Imana iguhumugisha kandi iri sengesho uribashe kurisangiza abandi kugira ngo n'abandi
babe mu mwuka mwiza wo gusenga. Imana amahoro ibagirire neza, Imana amahoro ibahe umugisha, naho utaha. Shalom shalom.